Yesu biriwe bamukubita umunsi wose yarebye ku ruhande. Avuga ati genda ucungura itorero. Amen. Njya kurambagiza nk'abandi bose, Imana irambwira iti ngukoreye ubukwe bw'igitangaza, irabukora. Ariko undi muhanuzi arambwira ati mbonye ku mwana wa gatatu ari we uzaba umuhetse wenyine. Ko mwise mugira ngo umuruho ntawe utajya mwana. Amen. Mugore wanjye yaririmbaga muri korali ameze neza, korali bita Gosheni muri ADPR, irangije aravuga iti ndashaka kumuhamagara. Yari imfubyi totali, nanjye ntakomeze nyikorera, mfite n'itorero hariya nyobora hariya Norvège Karama. Irangije aravuga iti ntitaye kuri ibyo ngibyo, nje guhamagara umugeni. Ubuhanuzi bwa nyuma ni profete twarabanye cyane, twarabanye za Kenya, twabanye heri. Aravuga ati tegura, mbonye ubukwe, mbonye birangiye, ndatokesha ndajinaraza, jinara Yesu pepu, ndakubita ndatimbura ndashwiragiza ndashwaratura ndashwanyaguza ibikira. Mubwire ngo ipfa kuba yabyemeye. Nta warubara. Yapfuye ansigiye akana gafite ukwezi, uba akana gafite imyaka 4, kari kwiga na akanyeshuri, karavuga na agakobwa keza cyane. Ijya yemera ko byose bigira gute? Na n'isaha ndacyavuga imbaraga. Mwavuze ngo amen. Ese none gukorera Imana usubije amaso inyuma, wakorera Imana ntawe uguhase. Igihe kirageze ndumva gutabara ku bwoko bwanjye kungezemo. Numvise umuniho, ariko Mana yanjye we, haleluya. Mubwiraga Imana yumvise umuniho wawe, yumvise amarira yawe, yarebye agahinda kawe. Zamura haleluya. Numvise umuniho w'ubwoko bwanjye. Genda ubwire Farawo n'ubufarawo bwe, mubwire ngo narekura ubwoko, nshaka kubageza muri Kanani, muri gakondo, kwisezerana. Ndashimira Imana ko ibyo wari umaze iminsi bisikana nabyo. Ndabona muri iteraniro hari abantu bari bamaze iminsi, ukajya hano umugisha uraho, ukajya hano umugisha uraho, bandi bagasarura, wowe uri kurira kandi nawe warabibye. Habwa umugisha uyu munsi wa none. Haleluya. Akira guseka guturutse mu gusenga. Haleluya. Akira amashimwe nawe. Haleluya. Muri iteraniro akira. Haleluya. Tega ibiganza wakire. Habwa umugisha n'Imana. Haleluya. Habwa izina rishasha. Akira impinduka mu muryango wawe. Imana igukureho igitutsi. Haleluya. Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Amena. Dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryayo. Amen. Haleluya. Haleluya. Umuntu mwicaranye mubwire ngo uboneye Imana aho waburiye abantu kandi bahari. Nimubwire umuhanurira ntacyo bitwaye. Mubwire ngo uboneye Imana aho waburiye abantu kandi bagize gute? Karumvikanye? Ahantu waburiye abantu kandi bagize gute? Yigeze bibahora? Yigeze bibaho? Ugatabaza abantu, ugakomanga kwa shangazi, kwa muyomba, mu bavandimwe bikanga, ariko nta buryo, nta mugabane. Uwiteka Imana manuwe no kugutabara. Zamura haleluya. Ni Imana ishobora byose. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro,
gusuhuza umutima k'umukene. none hagize gute? ndahagurutse. uko niko Imana ihagurukiye muri iri teraniro ngigusubiza agaciro imbere y'abagutesheje agaciro. subirana agaciro kawe. zamura haleluya. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. wongera umubwire ngo ku Mana biracyashoboka. sa n'ubimubwira uri mu mavuta, mubwire ngo ku Mana biracyashoboka. ku Mana yanjye wongera umubwire ngo biracyashoboka. nubwo iby'abantu byarangiye ariko iyacu iracyafite uburyo bwo gukora. zamura haleluya. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Yeremiya 3:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara. yego nkwereke ibikomeye biruhije utagira gute. dushimira Imana. Imana itanze amaboko muri iri teraniro. Imana itanze amaboko. papa wabonaga byanze, warebaga iburyo ukareba ibumoso ukabona washobewe, ariko aho ngaho niho Imana imanukiye. wongera uzamure haleluya cyane. Imana ishimwe cyane. ku Mana biracyashoboka, ku Mana biracyashoboka. amashyi. ku Mana biracyashoboka. ayiye ku Mana biracyashoboka, ku Mana biracyashoboka. ayo mashi yanyu ko muri gukoma amaji nk'abantu badafite gahunda yo gusubizwa. ku Mana biracyagize gute yeme? muzi Imana mwebwe, muzi Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro. haleluya. Imana igusanga abantu baragutaye nta gaciro ufite, barakwisa amazina, ariko ijambo ryayo rimwe gusa rihita rivuguruza ayo bavuze. amen, amen. Imana yambwiye ngo muri iri teraniro ije gusubiza agaciro abantu bambuwe agaciro. Imana wakira agaciro uyu munsi. wageragezaga bikanga, ariko twageze muri presence y'Imana, aho Imana ikorera. amen. se baragira ngo ntabwo twayibonye? twarayibonye mwana. haleluya. aho Imana ikorera. tugomba kumenya amarembo Imana ikoreramo, cyangwa se ministere eshanu Imana ikoreramo. reka mvugemo ebyiri. muri ibyo rero baravuga ngo ntiyirengagiza umwiyambaje wese. avuga ngo tumbira Yesu, ntacyo uzabura, nta soni uzagira, ariko ngo bose bazamenya kubana nayo. bareke ikiyeme ubugome. Mana ishimwe cyane. yeme murahari yeme? haleluya, haleluya. abantu barakubwira ngo ntabwo uzabaho guteze. amen. Mana ishimwe cyane. bagira mubwire ngo iby'Imana ntabwo biyoba. weho sa n'uri kumuhanurira, ariko mubwira ngo ntabwo biyoba. Yego shahi ikomeze ibyo byazezeze ibintu byago. ejo bundi witwa Zerubabeli aherutse kuyishaka, arayihiga, aratagangara. ngo imbere ye hari umusozi. Zerubabeli agasenga yitatu wapi, ayirindwi wapi. harangije ngo ahimisha iminsi gusenga. haleluya. aravuga ati nta kundi, reka mfukame. Mana ishimwe cyane. harapfukama ngo atangira kuyibutsa imirimo. haravuga turi Imana ya cya gihe, abantu badutaye narakubonye, bavuze ngo ntacyo nzimarira narakubonye,
n'ababyaye sinzabarera narakubonye. Barandambagije baravuga ngo ntacyo bizaba, aho bizagera nta shusho, ubiha ishusho narakubonye. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ngewe ubwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye rigira gute, ritukwa. Arayibutsa, arapfukama, ntiyarambirwa. Ngo Imana iravuga ngo Zerubabeli we ceceka, igihe wavugiye narakumvise, reka mvugana n'ikibazo. Imana ivugana n'ikibazo kiri imbere yawe. Wazamuye haleluya. Haguruka uzamure haleluya cyane. La la bode for the sansoma. N'Imana ishobora kwanga guhagararana nawe uri gusenga, ikajya guhagarara ku iseta wagombaga kuzagwaho. Haleluya. Donc Imana ishobora kwanga guhagararana nawe, ikajya guhagarara ku cyobo bagucukuriye. Nabati wewe ntabwo washobora kuvugana n'uyu musozi, warawuvugishije biranga. Abantu baravuze ngo uzabyara ari uko batakiriho, ariko ndashaka kuguha guheka bagihari. Imana igutabare bagihari. Wazamuye haleluya cyane. Mbega abantu bari barajegeye we, Imana irabajegezuye. Niba mufite ayo mashara y'Imana muyakome. Imana yambwiye ngo uyu munsi ntusanzwe. Imana igenda ihagarara imbere y'umusozi. Ibihagarara imbere cyangwa ariko igomba kubihagarara imbere. Heze ko wasenze bikanga. Daniel ejobundi ntasenze 21 ibintu bikanga. Imana biba ngombwa ko yimanukira kuri tere. Uyu munsi Imana imanuka kuri tere. Ihagarara imbere y'umusozi. Wa musozi bite byawe? Musozi ati uvuye hehe? Imana ivugana n'umusozi, komeruka witwa umusozi. Utwo tuzina tw'udusirino wadukuye hehe? Ibintu byo kwiyita ngo nzamutagangaza, nzamunaniza, ntazashaka, ntazabyara, ntazatura mu nzu ye, ibyo bintu wabikuye hehe? Ayo makuru wayakuye hehe sha? Zerubabeli uramuzi muri Gobyori, urabizi ibyo namubwiye mu nzozi aryamye. Umusozi utangira kwika gake gake. Ndavuga wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye? Imana igukundira kwirata. Aba turi kumwe haleluya. Abisirayeli Imana yari bafiteho gahunda. Irababwira ngo nzabavana mu gihugu cy'uburetwa, mu gihugu cy'abanyegiputa, cy'abanyamahanga. Narasomye mu bitabo by'abanyabwenge n'abahanga, hariya muri Egiputa ngo bamaze imyaka 400, ukuyemo 70 babayeho Yosefu agihari. Batotezwa ngo umugore yarabyaraga aho kugira ngo bamwonse, ngo bagashaka ingunguru bakirirwa babakama amashereka, akaba ariyo bakatisha ibyondo. Ngo abagabo bakirirwa babakubita ibiboko babumba amatafari. Imana ikareba ku ruhande, igihe kigeze
ibwira Mose, irabwira ngo Mose we, Mose ati karame, igihe kirageze, ndumva gutabara ku bwoko bwanjye kungezemo, numvise umuniho, ariko Mana yanjye we, haleluya, mubwiraga Imana yumvise umuniho wawe, yumvise amarira yawe, yarebye agahinda kawe, zamura haleluya, numvise umuniho w'ubwoko bwanjye, genda ubwire Farawo, n'ubufarawo bwe, mubwire ngo narekura ubwoko, nshaka kubageza muri Kanani, muri gakondo, kwisezerana. Ndashimira Imana ko ibyo wari umaze iminsi ubisikana nabyo. Ndabona muri iteraniro hari abantu bari bamaze iminsi, ukajya hano umugisha uraho, ukajya hano umugisha uraho, bandi bagasarura, wowe uri kurira kandi nawe warabibye. Habwa umugisha uyu munsi wa none. Haleluya. Akira guseka guturutse mu gusenga. Haleluya. Akira amashimwe nawe. Haleluya. Muri iri teraniro akira. Haleluya. Tega ibiganza wakire. Habwa umugisha n'Imana. Haleluya. Habwa izina rishasha. Akira impinduka mu muryango wawe. Imana igukureho igitutsi. Haleluya. Urakora ariko bikanga. Uyu munsi biremeye kuko twageze imbere y'Imana ishobora byose. Eli Shaddai, Adonai, Mikadeshikemu, Jehova Nisi. Haleluya. Haleluya. Imana yitwa Jehova Adonai, Imana ikora ibyigomba. Ndashimira Imana ko igiye gutabara ntawe ibaza. Haragi bajije, hari abavuga bati wapi aje none, haje muri iki gitondo, ariko ngo mu mahanga yose Mana uyuba agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute yeme? Akera kwemerwa nayo. Bambuka inyanja itukura, ngo bageze mu misozi miremire, ngo bahura n'amahanga akomeye ane. Mose ngo yazamura inkoni bagatsinda, yayimanura bagatsindwa, ngo bigera ukuboko kwa Mose kurananirwa. Joshua yari ahari nk'umusirikare, kuko yari yarize ibintu by'igisirikare. Urumva ko yari afite inyenyeri yari liyetona mu gisirikare cy'Abisirayeli. Aravuga ati njyewe ndashaka kujya kurwana, ndashaka uwitwa Ahuri. Ashaka na mugenzi we ngo batega amabuye. Avuga ati mushigikira aya maboko. Mpamvu dasubizwa, ukeneye abantu bagushigikira, bashigikira iyerekwa ryawe. Siko mutabyumvise ra? Haleluya. Akira umuntu ugushigikira mu izina rya Yesu. Muri iyo ntambara ukeneye support, ukeneye inkunga y'Imana. Yosuwa aragenda ararwana, izuba riragenda rirarenga, ukwezi kugiye kuzamuka, aravuga ati wazuba we hagarara aho ngaho, nawe wakwezi we hagarara aho ngaho, ndashaka kurwanira Imana yanjye ishaka. Siko mutabyumvise ra? Kurwanira Imana iki? Kurwanira Imana iki? Aravuga ati yandize gukenyuka kandi ibyo kunyenyura bihari. Zuba hagarara. Ararwana, ariko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ukwiriye guhagarara mu cyuho kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abantu turi kumwe tuzamure cyane. Haleluya. Arahagarara, ngo Imana iri mu ijuru, ngo ibibonye iri felicita, iravuga ati voila, nari nkeneye Yosuwa. Ngirangije imubwira ijambo rikomeye. Navuga ngo Yosuwa, kuko urugendo rugikomeje, iyi ntambara urwanye inejeje umutima wanjye, ariko nzayigarukaho tumaze kugera i Kanani. Umva ijambo ry'ubwenge. Hari ibintu dukora imbere y'Imana ikamera nk'aho ibyanditse, ariko one day aho rukomeye Imana ikagaruka kuri za ntambara. Hari abantu bafite urwibutso imbere y'Imana ngo duhaguruke dutere. Haleluya. Mana ishimwe cyane.
nanone zamura haleluya. Imana izigarutseho, Imana ibigarutseho, Imana ibigarutseho, Imana ibigarutseho. Bya bindi wakoze badahari Imana ibigarutseho. Ya kawunga watanze cya gihe Imana ibigarutseho. Ya maturo watanze ntabwo uzapfa nk'abandi, kuko ibyica byose n'ibyica bose hari icyo wakoreye Imana. Hari abantu bazanye amashi ngo tuyakomere Imana. Yosuwa ngo bageze hafi y'imisozi ya Gibeyoni, ngo arangije Imana ihamagara Mose, bwira mugenzi we ngo nta muntu kamara mu murimo w'Imana. Bya mwigira byose shaya beke Imana ntabwo ikorera mu mafiyeri wangu. Amen. Imana nta bintu byo gufiyeza ahangaha, twaje kwambara ibigunira, siko bimeze se? Amen. Kazanga umuntu yaje, ntukabure ku mwuka we. Ugasanga umuntu yaje ngo naje ngo kucyota, ngo igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu, ngo ni mucyote we. Cyote mucyote, mucyote iki? Twigeze tujya gusengera ahantu turacota 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 turacota. Janvier abizi ahantu nayoboraga, tukacota ibyuya bikamanuka, ariko dutashe tugeze finali Imana yavuga ati ntabwo nababonye. Ndavugira Mana n'abantu batanze icyacumi cy'amataye icyacumi cy'amataye, icyacumi cy'amataye, icyacumi cy'imbavu, kandi imbavu kazisubira nayo. Ibintu by'amafiyeri nta Bibiliya avuga ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete nibo bazagira gute? Bazambona. Kandi abantu bazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera. Nibamara gukomera bakora ibyiki? Akira imbaraga zigufasha gukora ibyo abandi bananiwe. Bazi ntabwo akiri yayandi. Yeme muraho Muzumwe tsengana n'umukobwa wari wisize, muvuze wenda hari gihe mwamumenya, yisize tuntu twafondete. Turacyota na warafashwa, ibyuya biraza zafondete zitangira kugenda zibihanagura. Hoze izi tatuwaje zivuye he? Muzukuntu Bibiliya ivuga, bivuga ngo abantu abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza batagize gute? Mucogore gusenga. Haleluya. Mwaretse ko turi imbere y'Imana mwana. Haleluya. Sibwo ngubwiye ibyo nanyuzemo ko wavuga uti nyamara reka tubombe. Kuomba ni kuomba. Mana ishimwe cyane. Mwaretse tugasenga ibintu by'amafiyeri tukabigabanya. Ngo Mana rero ngo urabona ngo ntago nshaka kuvuga ibintu byinshi ngo nawe ngo tubiziranyeho. Koko Mana. Si kwibaza uyu muntu Imana nize wabo ndibiki. Muri Zaburi hari ijambo nasomye rivuga ngo ndi Imana igira umujinya iminsi yose. None se haleluya. Mubwire ngo tugeze mu gihe cyo gusenga. Sibyo yeme? Tugeze mu gihe cyo kugira gute? Yosuwa yari afite icyubahiro, Mose yari afite icyubahiro, yavuganaga n'Imana, yigeze inamwiyerekamo gakeya. Ariko igeze hafi y'Ikanani iramuhamagara, iramubwira ngo Yosuwa jyangu ngwino hano. Mose ngwino hano. Yosuwa asigara mu iteraniro nshaka kunegosiya na Mose. Mose agenda n'amafiyeri. Irangira amubwira ati bite byawe? Ati ni sawa.
wabonye cya gihugu ute? Nakibonye. Kirebe ariko ntuzagira gute? Ntuzakigeramo. None se ubwo wewe uri mwene nde? Amen. Yasamura ubutaka irashingura, irakaraba, irihanagura, irangije imanuka mu iteraniro ry'Abisiraheli. Iravuga ngo ndi Uwiteka, umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Ha negosiyasiyo n'Imana ifata icyemezo. Twavuze ngo amen. Iravuga ngo ariko ntoranyije Yosuwa mwene Nuni, yibuka za ntambara. Haleluya. Aha turi none hahoze abandi tubikore neza. Nta n'amashize tubikore neza. Aha turi none hahoze abandi tubikore neza. Turi none hahoze abandi tubikore neza. Imana ireba imijegero yose bajegeye, iravuga ati ariko ndi Uwiteka mbagarutseho. Dushimiye Imana itugarutseho yeme. Imana ikugarutseho muri aya materaniro yeme. Imana ikugarutseho wa musore we. Iravuga ngo noneho rero uyu munsi nje kubakuraho igisuzuguriro. Vuga ngo gikuweho. Abanyegiputa bagiraga gute? Babasuzuguraga. Kandi ahangaha muri hagiye guhabwa izina rishyashya. Hakiri izina rishya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndi umuntu wagize umugisha wo kubaho neza. Namwe murabibona. Si bya bindi byo kwitaka, nje sinjya nitaka. Numvaga Imana ari papa. Mana we uri papa. Yesu biriwe bamukubita umunsi wose yarebye ku ruhande. Avuga ati genda ucungure itorero. Amen. Njya kurambagiza nk'abandi bose, Imana irambwira iti ngukoreye ubukwe bw'igitangaza. Irabukora. Ariko undi muhanuzi arambwira ati mbonye ku mwana wa gatatu ari we uzaba umuhetse wenyine. Ko mwise mugira ngo umuruho ntawe utajya mwana. Amen. Mugore wanjye yaririmbaga muri korali ameze neza, korali bita Gosheni muri ADPR. Irangije iravuga iti ndashaka kumuhamagara. Yari imfubyi totali, nanjye ntakomeze nyikorera, mfite n'itorero hariya nyobora hariya Norvège Karama. Irangije iravuga iti ntitaye kuri ibyo ngibyo, nje guhamagara umugeni. Ubuhanuzi bwa nyuma ni profete twarabanye cyane. Twarabanye za Kenya, twabanye heri. Aravuga ati tegura, mbonye ubukwe, mbonye birangiye, ndatokesha ndajinaraza. Jinara Yesu pepu, ndakubita, ndatimbura, ndashwiragiza, ndashwaratura, ndashwanyaguza. Shwanyaguza ibikira. Mubwire ngo ipfa kuba yabyemeye. Nta warubara. Yapfuye ansigiye akana gafite ukwezi. Ubu akana gafite imyaka 4. Kari kwiga na akanyeshuri, karavuga na agakobwa keza cyane. Ijya yemera ko byose bigira gute? Na n'isaha ndacyavuga imbaraga. Mwavuze ngo amen. Ese none gukorera Imana usubije amaso inyuma, wakorera Imana ntawe uguhase? Siko bimeze se? Ndagira ngo nta nubwo nshaka kuvuga ibintu byinshi. Ndagira ngo dusenge Imana. Nibyo koko Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro. Ese wayishakanye umwete? Wayishakanye umutima utunganye ukiranutse? Amen. Imana yambwiye ngije kubakuraho igisuzuguriro yeme. Prophet, Imana ije kubakuraho igisuzuguriro.